Oh shit! Oh shit! Akuskondi ikibongi bukumbe ni anakinze we kandi ikintazi reka ninjire Yo, byifashe bite bro? Bimeze neza man. Amakuru se mwa. Cyane meza kabisa. Nose home wawe mumeze bite? Home se. Home bimeze neza ariko imisi yambanye mibi. Umva ko yabaye mibi ubu ngubu pe. Ntabwo we wabyumva mbaza ngo nuko yabaye mibi. None se noneho ikibazo kuki nzindukiye noneho byifashe bite? Nyine mfite tuwasi ikomeye cyane. Naterise umwana wo mu gikoma cy'avoka. Urisumbukuruza mwana? Narisumbukuruje byankozeho ubusazi tuvugana. Ubu uyu mwenda niwo mwenda afite uhenze mu mwenda afite mubizi se kindi bijyana mu papuro tuwarete. None se uyibagiye n'ahantu ba noneho muri ka kazu k'akaruri ntuzajye n'umwana wo mu bakire. Ako nawe utangiye gusebanya ku kantu utambitsemo ntago ari sawa. None se ndimo ndabeshya cyane uko niko kuri rwose ahantu uvuka suhazi aho urara suhazi none wanyimye yindi ujyana mu birombe ukorana n'ubusumbuka ngawe ugiye gutereta umwana wo mu bakire kwa ministeri uruturuka kwa nuza epfira kwa gafero koko reka shayo mitungo kari ya ministeri se niyiwe nzamuzana ry'amateke shayo ko tuzahinguka we umeze ute none wambaye iki nambara se uzabaza gisupusupu ya kabushyete inyogoye n'abandi abo bantu ni barehita baturutse mu cyaro ibyo bine we nizi imyenda ahubwo banujije okay karibu umwana umaye makuru umwana nta kibazo nta kibazo ni karibu hano mu rugo mwana nta kibazo umaye makuru buryo wagiye gutereta icyana cyo mu mbyeyi yewe none se wahora niki byifashe bite se mwana ibintu bimeze neza kabisa ariko nubwo mbona wenda gupfa sinzi rwose ukuntu uzahingukayo nawe waretse guseba niwabona ngiye gupfa mbona isanduku none se bombo clap uje kunira imyenda nje gutira imyenda rwose ndo naterese umwana nabyita kwisumbukuruza kuko ubwoba ntabwo umwana mushobora uzi kuntu asa iyo mubonye abikora umugabo atakuba atamba aha nzaba ndeba nanjye igihe uko uzaba winjira muri bya bipangu ujyanye n'inzoka mandiri wahora n'iki kereka n'imbuga imbariro zo mu rugo kuko arizo kuko twebwe mu muryango wacu usibye na minisitiri nta nubwo waba umunyerondo wavutsemo kumva ngo minisitiri rero ariko unijije utwangwe hari ukuntu nanagenda nifunza akavuga ati uko biri yarikoreye ku giti cye nanababesha ko ndi n'umucuzi cyangwa gukorera abantu kandi bakabyemera ariko mwana mva bro none se mwana imyenda yanjye mfite hari ahantu nshaka kuyijyana ndetse n'inkweto zanjye bizi nanjye nubwo mfite akazi ariko nyine hari ahantu uyu munsi nashaka kujya muri iyi weekend rero sinzi ukuntu turi bugenze oya se oya basi ndwariza wenda niyo wagurana iki kinazi ukareba kandi kene niyo kaba kamwe basinyaniye ko nakibanduka n'uyu munsi aha uzi ukuntu ngiye kubigenza ngiye kugutiza imyenda ariko ntutindeyo kuko umenye ko hari ahandi hantu nshaka kwigira hari umuntu nshaka kujya gusura umenye rero ko ugomba kugenda ugatebuka oya nta kibazo si kugenda dusuhuzanya kugira ngo ibintu byoroshye leta ngaruka nawe ugakomeze urabizi ko turi inshuti umfashe utaza gutuma dushwana kuko nutinda ubanza unahandi ndangire neza kugira ngo nutinda nze kukwirebera makurangiye urabona urazamuka gutya ku buryo ari ahantu ugera ni ahantu nyine n'inzu nawe bahagera kuri wa mpande uzamukaho gato kuri icyo gipangu kiri aho
aho ngaho aho ndahabona noneho kuri uwo mukire ndimo ndahabona utinda gatoya bikarenza amasaha 2 yonyine nawe mfite isaha y'ibona rero telefone ndaba nyiyegereje wowe ndaba mureba utindaho urabona ko aya masaha isaha imwe abiri ashira utarazi leta nza kukwirebera nta kibazo. okay ise utarajyane utari buze gutinda nta kibazo. Ariko jewe nibyo mva n'abanyarwanda. Umunyarwanda muravugana inama kaza saa 10 mwavuganye saa 1. None uyu nawe yamaye iminota 2. None nawe yazanye ibikoresho agiye kuma none yanze kuza. Ubu araza hasigaye umunota 1 n'amasegonda 2. Nawe rwose nukwitotomba naje noneho muzaniye imyenda kugira ngo uhite ugenda ariko mbabare rwose nutinde kuko nutinda ndemera njye no kuri polisi nzane nuza pana gare tuze kukwirebera kuko ndazana nibone n'igiti cyose nzane wenda n'umuhini kugira ngo mwicireye kuko umenye ko munyicire gahunda kuko izo gahunda zanyu ni izingenzi. Akira imyenda rero byose birimo aha ngaha dore n'izi nkweto na rinete n'isaha kugira ngo umwemeze noneho maze wemeze izo mbyeyi zawe kwamira. Icyo nzi nuko noneho ziki inkweto papa yambaye agikora bwana. Sawa sha ndaje ndabibona neza ariko mubare mutima nta kibazo. Sawa ndagutegereje nta kibazo. Rwose ndabona ko utazi no guheka igikapu kuko uri umutura bombo clap zikaribyo ndabizi ko utazi no kugiheka gira vuba nyine wowe utebuka ariko nta ribi ndatebuka ariko cyane rwose neza uragera na telefone ugira cyo kuzagenda ntabwo nagutiza telefone yanjye n'ubundi sobanije ngabe wanayibura rwose genda nta ribi by'umurebe birahagije. Sawa nyine genda sawa. Uziko nibutse ko sheri wanjye ari buze kunsura. Uziko ntabyo nigize mbwira papa uziko sheri wanjye agiye kuza kunsura. ngo nguki mukobwa ngo uvuze ngo hari umusore ugiye kuza kugusura ubwo tugira ubwenge ibyo bintu utambwiye njyewe ntabwo mbyemera uwo musore ndamushaka. Ariko se papa ubundi we nk'ibyo ni ibiki uzahora umfuhira ugeze ryari none se kuko bwa ko sheri wanjye aje kunsura ni ikibazo umva tuza ahubwo ngwino umfashe kumwakira. Nguri kuvuga ngo okay nta kibazo ngaho twicara umbwira ibyawe numva uwo musore wari we numve n'ibye ukuntu bimeze nirumva bitafatika ntabwo biri bukundi ndahita mwirukana nawe mwita mugenda. Ngambwira bwira ibyo bintu njyewe ntumva ibyari. None se ntabwo nyine ni sheri wanjye ugiye kuza kunsura ahubwo nibagiye kuri kubwango ngo tumwitegure. Ariko abakobwa b'iki gihe mwabaye muto njyewe mu muco wa kera ntabwo twigiraga tujya gusura abakobwa. Umuhungu njyewe ndamushaka ndashaka kugira ngo mbanze ndebe ko yujuje ibyangombwa byose njyewe ninsanga nta byangombwa yujuje murajyanana ntabwo mbyemera. Ariko se papa ubundi wabaye ute none se niba byari kera tukaba turi muri viziyo uragira ngo mbigenze ku buryo ubu nakwicaraho se kera ko babashakiraga abagore twebwe hari uwamugushakira umva tuza ahubwo umfashe kumwakira undebere ni na mwiza ariko ni mwiza ararenze umuntu ufite akazi gakomeye ahubwo uramwishimira. Nahamagaze kudustire fresh sheri wanje umva ko yigenje none ndamwemeza kumufume OG ugasa OG ndetse n'agakapu original none ibyo byo kwijya guro kwa minister iyo nzobe yawe umunsi ndayitasha.
Run.